once again. Muri abagaciro cyane abakoze subscribe kuri YouTube channel yacu. Ahangaha rero uyu munsi tugiye kubereka uko wakoresha internet y'ubuntu bitagutwaye data cyangwa se kwirirwa ugura za megabyte. Tutabatindiye rero ujya muri Play Store hanyuma ugashakisha application yitwa VPN. Y'inyundo nyine nicyo bisobanuye. Iyo rero bamaze kutwereka resulta ubona aka icon gasa na orange. Hanyuma iyo utayifite urayidownloadinga. Iyo rero ahangaha murabona ko nyifite. Ahangaha rero ubu ngiye kuyifungura. Hanyuma rero nta kindi bigusaba, bakwereka nyine ibyo ugomba kuzuzamo. Hano hejuru free user ID nta kintu uhindura. Hano password naho nta kintu uhindura. Noneho ku bakoresha simcard ya Airtel Tigo scrollinga urakomeza ukamanuka. Noneho rero abantu bakoresha internet ya Airtel Tigo bakoresha server ya 62. Server ya 62. Hanyuma hano hasi wandikamo 53. UDP hano nta kintu wandikamo. Hano naho nta kintu wandikamo, ubigumisha uko biri. Hanyuma rero ugakonekta. Hanyuma rero reka wenda tuvuge ku bakoresha simcard ya MTN. Abakoresha simcard ya MTN bo rero baragenda bagashakisha server ya 50. Urascrollinga wabona server ya 50 ukaba urayishyiramo. Noneho rero wamara kuyishyiramo n'ubundi bya bindi byo nta kindi biguma bihindutseho. Ariko noneho kubera yuko ngiye nkunda gukoresha simcard ya Airtel Tigo kuri data cyangwa se iyo ndi gukoresha internet, ubwo ni ukuvuga ngo ngiye nkoresha Airtel Tigo. Ahangaha rero tugiye guconnectinga. Hanyuma tugiye guconnecta. Hanyuma rero ahangaha hejuru barakwereka ko nyine biguma kwisetinga. Ahangaha rero iyo hajemo y'umukara baba bakwereka ko internet yawe iri gukora kandi neza. Ahangaha rero icyo bisaba ni ukuvuga ngo niyo ushaka ushobora no kuyikonekta kuri mashini cyangwa se ugakonekta no ku bandi bantu ukoresheje hotspot. Murakoze rero abakoze subscribe ndetse n'abarebye iyi video. Ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi